abakiriya Yesu. Urukundo rwa Yesu zikorwa tugeze rudukura rwose urubanza rwo gupfa abataribaga ubugingo bw'iteka twihutire babwira Yesu. Yesu arankunda, Yesu aragukunda, Yesu aradukunda kuko yadupfiriye. Ko yadukunda cyo akadupfira twese, natwe dukunda dutyo abakiri mu byaha kubwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzumva ijwi ry'umwami ati mwakoze neza. Uko yadukunda cyobo aje kwima ingoma ye, natwe dukunda dutyo abakiri mu byaha uko bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzumva ijwi ry'umwami ati mwakoze neza. Azareba iburyo bwe mwihanganiye imihati, mwihanganiye ibibazo, Icare mugubwe neza, mwihanganiye ubugumba, mwihanganiye ubupfakazi, abashyira iburyo bwa se icare mugubwe neza, azareba ibumoso bwe abona abakoze ibyaha, sinigeze mbamenya ngire muri gihoro, aho niho mwakoreye